Ese reka nkubaze ikintu kimwe, ni ryari uheruka kuvuga ijambo ku mugore ryatumye aseka aranguruye, akakurebana ibyishimo ndetse yuzuye ubwuzu, ndetse mu maso he hagaragaramo umunyamuneza kandi ubona ko ari kubikura ku mutima? Ndabizi neza ushobora kuba utibuka icyo gihe. Rero niba utibuka icyo gihe, cyangwa se niba umaze igihe kinini ukoresha amagambo ariko ubona ko nta ngaruka cyangwa se nta resultat ari kugira nziza kuri uwo mukobwa ushaka cyangwa se kuri uwo mugore ushaka, reka tugumane hano aka kanya. Muraho neza, amazina yanjye Mr KDR. Muri iyi video tugiye kurebana se cyangwa ngiye kugusangiza amagambo agera kuri 3 akomeye cyane. Ni nk'amagambo asanzwe ariko aba akomeye cyane kuko abantu se bakunze kuyakoresha. Ayo magambo akoresha iyo urimo gushimira cyangwa se urimo gutanga nyine ishimwe, usangiza cyangwa se ubwira nyine ikintu cyiza umuntu yagukore, ariko agatuma udasibangana mu bwenge bw'umugore cyangwa se bw'umukobwa. Aya magambo yitondera, aya si amagambo asanzwe ndetse ntabwo ari amagambo yo gushimira asanzwe. Ni amagambo akora ku marangamutima ndetse akazamura imitekerereze yabo bagufitiye, ndetse akamutera kumva nawe agufitiye ishimwe cyangwa se akurimo umwenda ukomeye cyane azahorana yumva ko agomba kukwishyura. Kandi ndakwizeza ko igihe uzayakoresha neza aya magambo neza, ukayatwara neza ndetse ukayagenzura neza, uzatangazwa n'ibisubizo uzabona ndetse na resultat zizava muri ayo magambo ndetse no muri uko gushimira uwamutwaye. Mbere yo gukomeza, reba hasi wanditse subscribe, ukande subscribe ndetse ukande na like kuri iyi video kugira ngo reka tubanze tugende cyangwa se tubanze tumenye aka kantu gatoya. Abagabo benshi bakunda gukosa iyo bashimira abagore cyangwa se iyo bashimira abakobwa, bakoresha amagambo nk'ati uri mwiza cyangwa se nishimiye uko wambaye, nishimiye uko nkubonye, ibintu nk'ibyo uzi ngo uri kumushimisha cyangwa se uri kubasha gufata ku marangamutima ye. Hafi ibyo ntuzabyongere. Ibi ni byiza ariko biba bigaruka ku buso nyine cyangwa biba bigaruka ku nshuro nyinshi, mu matwi biba byaranyuzemo, abantu benshi baba barabimubwiye. Ese ni kuki? Kuko abamaze kubyumva inshuro nyinshi zihagije ku buryo kubimubwira aba acyumva ko nyine ari ibintu bisanzwe, aba atabiha umwanya cyangwa se ngo abihe agaciro ku buryo yagutekerezaho igihe kinini. Kugira ngo rero ugire icyo usiga mu mutima we, ugomba kwibanda ku bintu bituma uba uwihariye, akagutekereza igihe kinini ndetse akagutekereza mbere y'abandi, kuko aba yahuye n'abantu benshi, abasore benshi, abagabo benshi baba bamubwira amagambo kandi agenda yumva amagambo atandukanye. Rero ikintu gitangaje cyangwa ikintu gikomeye uba ugomba gukora, gerageza urebe amagambo yihariye ashobora gutuma uza kuguma mu bitekerezo bye kurusha abo bandi bose bahuye uwo munsi se cyangwa bamaze iminsi bahura. Abagore baba bashaka kumva ko babonwa kandi bakenyereye kumva nyine comment zituruka ku bantu bababonye, uko bumvwa nyine mu biryo nyine bakora, ndetse uko abantu bareacta cyangwa bakomanta ku miterere yabo. Ko ni uwo niwo bita umugore cyangwa se umukobwa. Iyo ugaragaje ko ubona imico ye, ibyo akunda ndetse n'udushya twihariye tumuranga, uhita uba umuntu utandukanye n'abandi bagabo bose akunze guhura nabo. Kugaragaza udushya twe nyine uvuga ku bintu bimuranga ariko mu bundi buryo. Kandi iyumvire yo kureba ibirenze nyine, imyumvire ye yo kureba ibintu birenze bigaragaza ko n'ikintu nyine gitangaje akora cyangwa se ibintu nyine bitandukanye n'abandi bakobwa, kuko umukobwa nyine ntabwo akunze kugaragaza nyine cyangwa akunze gukundwa kumva ko ari kugereranwa n'abandi. Ibi byavumbuwe n'abafilozofi ba Stoic cyangwa se abafilozofi bashinzwe kumenya imigenzereze ndetse n'imikorere y'ubwonko bw'umuntu cyangwa se imigenzereze n'imikorere y'ibitekerezo by'umuntu. Ubwo nyine byari ibitekerezo by'umukobwa baba barafashe nyine bagafata nyine igihe cyabo bakora research cyangwa se biga ku mitekerereze y'umuntu, ku buryo bamenya neza ikintu abantu bose bahuriraho, ku buryo uko utwara umuntu ndetse ari nuko watwara undi byose bizagira ingaruka zimwe cyangwa se bizagira resultat zimwe. Aho kurwanira cyangwa se aho gutwarwa n'ibyo ubona ku buso cyangwa se abantu bavuga ku bwinshi, ibi ntabwo bizatuma nyine uba umuntu wihariye kuri uwo muntu ukeneye cyangwa se uwo muntu ushaka. Abo bafilozofu bo barebaga ikintu cyangwa se ikintu gikubiye imbere cyangwa se ikintu nyine cyihariye ariko nacyo gifite ingaruka zikomeye ku mitekerereze y'uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore ushaka. Bityo rero iyo ushimiye umugore mu buryo burenze ku miterere ye, uba ukoze ikintu gifite agaciro cyane kandi gakomeye, ikintu kizamusigara ku mutima. Rero mbere y'uko dukomeza, hafata akanya wandike muri comment uburyo nyine
bukorohera ubwo aribwo bwose niba witeguye guhindura uko watwaraga umubano wawe ukoresheje imbaraga z'ubwenge ndetse n'imbaraga zo mu bitekerezo zaturutse kuri aba bafilozofi. Ndetse ureba aho hasi handitse subscribe, ukande subscribe ndetse ukande like kuri iyi video ibashe kugera ku bantu benshi. Rero buri video cyangwa se buri mashusho urajya kubonamo hano aragufasha kugera ku rwego rwo kumenya ibitekerezo cyangwa se imitekerereze y'uwo mukobwa ndetse n'uburyo wakongera uwo mubano, ukubaka umubano ukomeye kandi w'ukuri, ndetse uzakubasha kugera ku cyo ushaka, ndetse uzakubasha gutuma umubano wawe uba uwihariye kurusha uw'abandi bagabo cyangwa se abasore bose yaba yarahuye nabo. Reka tubyinjiremo rero. Ijambo rya mbere ni ufite uburyo bwihariye bwo kureba ibintu. My dear, ushobora kumva iri jambo ko ari ijambo risanzwe, sibyo? Kabisa umuntu wese akumva ko iri ari ijambo rishanzwe, ariko reka nkwereke impamvu rifite imbaraga kandi imbaraga zidasanzwe. Iyo ubwiye umugore iri jambo uba umubwira ko cyangwa se uba werekana ko ushimira ubwenge bwe, ko atekereza, uko abona ibintu cyangwa se uko abona isi mu buryo bwe bwihariye kandi ari iby'agaciro. Kandi buri wese yifuza kumva neza kandi kumva ko ibitekerezo bye bifite agaciro, uko abonerwa cyangwa se ko ahabwa agaciro, cyane cyane iyo bigeze ku mitekerereze y'isi, ya mitekerereze ibisaba nyine ibitekerezo bihambaye. Iri jambo ririmo ubutumwa bwimbitse kandi bufite agaciro bukora ku marangamutima, nk'uko nyine ni ijambo ryo gushimira ariko ririmo ibitekerezo nyine ushimira umuntu uko atekereza. Kuri iyi si nta muntu utifuza kumva ko ibitekerezo bifite icyo byamarira isi cyangwa se bifite ikintu byahindura ku buzima bw'abantu, uko nyine ako kanya aba yumva ko ari umuntu nyine ufite cyangwa se ari umuntu uri uw'agaciro ukenewe muri sosiyete. Kuba uhaye rero titire cyangwa se uhaye agaciro kangana gutyo uwo mukobwa, bizatuma ukomeza nyine kugenda mu bitekerezo bye cyangwa se uba wabasha gutsindira amarangamutima ye. Uburyo bwo kubikora ni uko utazabikora nabi my dear. Iyo avuze ku bintu cyangwa se kuri filime yabonye, ibitabo yasomye cyangwa se ibitekerezo abona ku bintu runaka, fata akanya umwumve neza witonze. Ntiwihutire kujya ku kindi kiganiro cyangwa se ku yindi commentaire runaka, ahubwo umubwire ati wow, ibi bintu uburyo ubyumvamo bwihariye biratangaje, sinari nigeze mbitekereza gutya njyewe. Iyo ubikoze gutya ntabwo uba umusabye igitekerezo cye gusa cyangwa se ntabwo uba ushimiye igitekerezo cye gusa, ahubwo uba umweretse ko agira umwihariko mu mitekerereze. Uba umubwiye ko ari umuntu ufite ubwenge, ukwiye kumvwa na buri wese, ndetse n'uwagize amahirwe yo kumwumva aba ameze nk'utomboye. Iri jambo rizamwibutsa ko ari we cyangwa se ari uw'agaciro, kandi riragira cyangwa se rizateza ingaruka nyinshi mu mibanire yawe nawe. Ituma ahora avuga ngo umuntu umpa agaciro kangana gutya, kandi bitanyuze mu bindi bintu cyangwa bitanyuze mu kugaragariza imikorere ye, uyu muntu gutya agomba gutekerezaho cyangwa se ahora agufite mu bitekerezo bye, bitume hari ikintu gihinduka. Ni amagambo y'ubwenge cyangwa se amagambo adakoreshwa n'abandi bantu bose, ariko amagambo asanzwe umuntu wese yatekereza. Ariko uko nyine abafilozofi cyangwa se abo bantu batamenye izi mbaraga cyangwa se ubumenyi bw'abafilozofi, bose twamenyere gukoresha amagambo urata umuntu, uri mwiza, nguteye neza, kandi abagabo benshi, abasore benshi ayo magambo bose barayazi. Nta muntu utakoresha ayo magambo. Rero umukobwa aragera akabimenyera ku buryo na papa we aza akamubwira ngo uteye neza, wabimubwira ukumva ko nta kintu nyine na kimwe ukoze. Ugasanga nyine uhora umutera imitoma cyangwa se uvuga amagambo meza namushimira cyangwa amushimisha, ariko ugasanga uko yitwara ni kwa kundi, nta kintu cyangwa se nta resulta nziza bigaragaza. Niyo mpamvu rero aba bafilozofi baje gukora ubushakashatsi ndetse bakamenya imitekerereze ya muntu neza, uburyo nyine byahindura ku magambo ariko adasanzwe akoreshwa. Iyo turebye inyigisho z'aba bafilozofi, hari abo zihuriye cyangwa se ari aho zihurira n'imyumvire ya muntu. Abafilozofi bigisha ko abantu nyine umuntu agomba kwita ku byo dushobora kugenzura, cyangwa se umuntu agomba kwita ku impamvu zikomeye n'ukuntu umuntu afata uburyo nyine aganira n'abandi. Ushobora kuba uganira n'umuntu, umuganira mutera burage, nyine bitewe wundi n'ikiganiro ugirana n'umuntu runaka, nibyo bizerekana uburyo azagufata. Ashobora kugufata nabi bitewe n'ukuntu wamwitwayeho, cyangwa ashobora kugufata neza iyo akagufata nk'umuntu udasanzwe bitewe n'ukuntu wamwitayeho. Rero ubu bumenyi cyangwa se ubu bushakashatsi bwakozwe n'aba bafilozofi nibwo
bwagiye buhitamo cyangwa se bugenzura aya magambo turi gukoresha. Ntushobora kugenzura uko abandi batekereza cyangwa uko abandi bumva ibintu, ariko ushobora kugenzura uburyo ubaganirira cyangwa se uburyo utwara ibiganiro mwagiranye. Iyo ugaragaje ko ushimira imitekerereze y'undi muntu, uba urimo kubaha ubumenyi bwabo cyangwa se uri kubaha ubumenyi bwe. Si uba uri kubaha ubumenyi bwe gusa, ahubwo nawe uba wiyishyizemo, nawe uzatuma baguha agaciro ndetse bubaha ubumenyi bwawe. Kuko hano igihe bazubaha ubumenyi bwawe, ntabwo igihe umuntu azabona wahaye agaciro cyangwa wubashye ubumenyi bwe, nawe mu kugaruka ngo aze ace amazi ubumenyi bwawe. Ku bantu biga cyangwa se ku bantu bize, ndabaha urugero. Nimba muri nko mu ishuri ugatanga igitekerezo, niyo cyaba kidafite akamaro cyangwa se kidafite inyungu cyangwa kidafite ikintu kigiye gufasha, ariko abantu, nimba umuntu akwakiriye igitekerezo cyawe ukabona nyiracyakiriye bagifashe neza, nawe igihe cyose bazatanga igitekerezo uzishimira kugifata neza cyangwa kugiye gutanga resulta nziza, kuko nawe nibyo wakorewe. Rero nibyo ahangaha nabyo biba bigarutse hano. Ijambo rya kabiri ni ufite imbaraga zidasanzwe zituma abantu benshi bakwiyumvamo. Iri jambo rirakomeye kandi rifite agaciro, kuko rigaragara ko iyo ureba isura ye cyangwa se iyo ubona uko agaragara, atari byo bya mbere bimugira uwo ari we cyangwa atari byo bituma agaragara cyane. Kuko abakobwa muri iyi minsi mu mitwe yabo hajemo ko nimba udateye neza, udafite nyine nyasha, udafite ibindi bintu nk'ibyo, ngo ntacyo ubusobanuye imbere y'umugabo. Ushobora kuba nyine ateye neza cyangwa se yewe afite ibyo bintu, ariko kuri iyi si nta muntu uba uvuga ngo njye ndi mwiza kurusha abandi bose. Rero nyine gerageza iri jambo ikintu rivuga nyine, nimba umuntu afite imbaraga zidasanzwe zituma abantu bamwiyumvamo, urumva ntabwo ari imbaraga z'uko agaragara. Ntabwo ukoresheje ngo ufite ubwiza budasanzwe, uvuze ngo ukoresheje imbaraga zidasanzwe. Iki gihe uba umweretse ko ubona imbaraga ze zihariye, yewe abandi bantu bose batabona, ariko bakumva bari kumwiyumvamo, ariko batamenye impamvu bari kumwiyumvamo. Uba umweretse ko yewe n'ubwo bwiza ataba bufite cyangwa se uko agaragara ataba bifite, bitazakuraho urukundo abantu bafite, cyangwa bitazakuraho yewe uko abagabo bari kumwirukaho bitazabikuraho. Ese wigeze kubona umuntu winjira ahantu maze abantu bose bakuzura ubwuzu, ubushagare? Buri wese akumva anezerewe cyangwa se buri wese akumva kuba yageza aho hantu byari iby'agaciro kandi bibaye inyungu zidasanzwe kuri we. Iyo ubibonyemo umugore cyangwa se umugore umugaragarije ko ari uko ameze, fata umwanya ubimubwire, nyine ubimugaragarize byimbitse. Mubwire uti ufite imbaraga zituma abantu nyine abantu, imbaga z'abantu bakwiyumvamo kandi baruhutse kandi ndetse banakwishimira. Icyo gihe hatuma ko kuba ariho nyine aba afite impamvu ikomeye, kandi akumva ko mu buzima bwe nta gucika intege mu gihe afite abantu ashimisha nta kintu cyamugoye. Ibi bikazamutera imbaraga ndetse no kumva ayo magambo nk'aya amuryohera mu matwi, ari wowe uyamubwira buri gihe, bikazaba bituma ahora gutekerezaho. Iki ni ikintu gike cyane abantu babona cyangwa se abantu babwira abandi, ariko iyo ugikoze uba uhaye agaciro kahambaye cyangwa se uba uhaye agaciro imbaraga ziwe zihariye. Tugendeye ku nyigisho z'abafilozofi, ibi birajyana no kureba ibintu uko biri. Abanyafilozofi harimo nk'aba Marcus Aurelius ndetse n'aba Seneca baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batwigisha ko umuntu agira ingaruka ku bandi akoresheje uburyo yitwara ndetse n'uburyo n'urugero agenda atanga ku bandi. Iyo ushimiye umugore muri ubu buryo cyangwa se uwo mukobwa ushaka, uba umweretse ko ubona impano ye idasanzwe yo guhindura abandi neza, ndetse akaba afitiye akamaro sosiyete arimo nyamwinshi. Ijambo rya gatatu tugiye kureba cyangwa se ijambo rindi, mbega uburyo utandukanye ibyo ukora birashimishije cyane pe. Passion se cyangwa urukundo umuntu agirira ibyo akora ni kimwe mu bintu bikurura kurusha ibindi byose kuri iyi si. Iyo umugore avuga ku kintu akunda, yaba umushinga, impano ye cyangwa se icyamuteye ishema, aho guhita wihutira kuvuga ati ngo ni byiza cyangwa se ngo ibyo birahagije cyangwa se ngo ntakuba utagize, fata umwanya umwereke ko wumva uburyo akunda ibyo avuga, ibyo akora ndetse n'ibyo yiyumvamo. Mubwira uti mbega ukuntu ukunda ibyo ukora, sha biranshimishije nanjye cyane pe. Ibi bizamwereka ko uha agaciro imbaraga ze, umuhate we n'uburyo akoramo ibintu. Si ibintu byinshi birenzeho, ahubwo ni ukwemera gushyigikira imbaraga ze ndetse ugaha agaciro uwo muhate we. Abanyafilozofi bashinzwe nyine bw'ubumenyi bwo mu mutwe bw'abantu, bw'imigenzereze n'imitekerereze y'abantu,
bagaragaza ko icy'ingenzi atari ibyo umuntu akora, ahubwo ari impamvu zabimuteye cyangwa se impamvu zimutera gukora ibyo bintu. Iyo ushimiye umukobwa se cyangwa umugore kubera uko yitanga mu bintu, uba umugaragariza ko ushimira ubushobozi bwe, umurava we ndetse n'icyerezo cye cy'ubuzima cyangwa se aho agana hazaza. Reka turebane ijambo rya nyuma nyine rifite uburyo naryo bwo bukomeye budasanzwe. Ufite uburyo budasanzwe cyangwa se ibintu byose bigira igisobanuro cyihariye ukoze. Iri ni ijambo rikomeye, ni ijambo nyine kandi isubiremo ngo uryumve neza. Ufite uburyo budasanzwe butuma ibintu byose bigira igisobanuro cyihariye nyine mu bintu byose ukora. Iri ni ijambo ryo gushimira uburyo umukobwa cyangwa se umugore agira imbaraga zo guhindura ibintu bisanzwe bikaba byiza kurushaho. Buri wese aba afite uburyo bwe bwo gutuma ubuzima buba bwiza cyangwa se buba bubi, cyangwa se ari ikintu yakafekta cyangwa se yahindura ku buzima bw'undi muntu runaka. Ariko si buri wese ubona ashimwa cyangwa se ashimirwa ibyo bintu yakoze. Ugira neza n'ushimwe cyangwa se ukagira neza ku tuntu duto duto, amashimwe n'uyabone, ariko umuntu wese aba akeneye kumva umuntu avuga ngo ibyo wakoze ni byiza kandi bifite akamaro. Iyo umbwiye umukobwa iri jambo cyangwa umugore ukamubwira iri jambo, uba umweretse ko ubona ko afite ubuhanga bwo gutuma ibintu nyine bisanzwe bidafite agaciro cyangwa se bisanzwe noneho akaba afite imbaraga zo kubigira ibintu bidasanzwe. Iyo ubivuze uciye bugufi kandi wowe ubwawe ubizi neza ko bizamugeraho, ibi bintu bizamugira ingaruka ku mutima cyangwa bizagira ingaruka mu mitekerezo ndetse n'uburyo yagufataga. Iki nacyo cyari kigine cyavumbuwe n'abafilozofi twabonyemo baba stoicism. Abafilozofi batwigisha ko dufite ubushobozi bwo guhindura ibitekerezo byacu tukareba ibyiza mu buzima bwacu cyangwa se no mu buzima bw'abandi. Iyo ushimiye umukobwa cyangwa umugore kuri iyi mpano cyangwa se kuri ubu buryo, uba umugaragarije ko ubonamo uburyo abonamo iby'isi, ndetse umugaragarije ko ibitekerezo bye ndetse n'imbaraga ze bifite akamaro ku bahazaza h'isi ndetse no ku hazaza h'ikiremwa muntu nyine. Rero ngejeje aka kanya ureba iyi video cyangwa se twagendanye neza kuri ibi bintu byose bifite akamaro ndetse n'aka gaciro, fata akanya ugerageze rimwe muri iyi magambo ndetse uzagerageze no gushimira mu gihe uzaba ubonye result. Ubwo aya magambo yakoreshe neza kandi ndabizi uzasanga ari byo, nyamuneka ndabizi neza bizagenda neza. Ariko nyamuneka ntiwihutire kuyavuga gusa, tekereza igihe cyiza, igihe bibaye ngombwa, maze ubivige ubikuye no ku mutima yewe. Igihe uzabikora neza uzatangazwa n'uburyo azabyakira ndetse uzashimishwa na resultat bizaguhereza. Reba hasi handitse subscribe, wibuke gukora subscribe ndetse ukande like kuri iyi video. Ibitekerezo byanyu n'inyunganizi muri comment kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu zindi video ndetse no mu yandi mashusho no mu tundi tuntu tw'ubwenge. Reka tuze kubana nabwo, mugira amahoro meza.